bitewe n'amatsiko, ubwibone cyangwa kwizirika ku kintu kw'abantu. Dufite akamenyero kabi ko gushaka gufungura ikintu kitagenewe gukorwaho. Wenda n'amatsiko y'agapfundikiye cyangwa se wenda n'igitekerezo kiguma mu mutwe ngo ese ubu ntihaba harimo ubutunzi butazwi. Ariko nk'uko bivugwa, hari ibintu bimwe na bimwe bidashobora kumenyekana, kuva ku mva za kera kugeza ku marembo y'imisozi iteye ubwoba. Tugiye kurebera hamwe inzugi 15 zifunze zirimo amayobera menshi, ku mpamvu imwe cyangwa iyindi zidashobora na rimwe gufungurwa. Mbahaye ikaze ku muyoboro wacu w'inkomoko official. Reka dutangire tumanuka duhere ku mwanya wa 15, aho dusanga urugi rudasanzwe rwashyizweho ikimenyetso rwa Machu Picchu. Machu Picchu yahoranye amayobera, ariko mu mwaka wa 2010 umwenjeniyeri w'umufaransa David Crespi yabonye ikintu cyatumye abanyamateka bitondaho gato. Yanyuze mu nzira idakunze gucamo abantu benshi, yavumbuye icyasaga n'umuryango wafunzwe mu gihe cy'ubwami bwa Incas mu binyejana byashize. Yahise amenyesha ibyo yabonye abayobozi ba Peru, bamusezeranya ko bazakora iperereza. Amezi yarirenze ntacyo bamusubije. Ubutumwa bwe bwa email ntibwigeze bwitabwaho, kandi no guhamagara cyangwa se call ze za Skype ye ntizasubizwa. Hanyuma mu mwaka wa 2011 Crespi yamenye ko umushakashatsi Thierry Jamin nawe byigeze kumuhagurutsa, ariko ntiyagira icyo amenya. Bakoresheje uburyo bwo gusuzuma bwitwa georadar scans. Bemeza ko inyuma y'urwo rugi hari ibyumba bihishwe, ingazi, kandi ikintu gishishikaje kurusha ibindi, hari ibintu bikozwe mu byuma. Nubwo basabwe gucukura, guverinoma ya Peru yarabyanze, ivuga ko gufungura umuryango bishobora kwangiza ku gace, ariko bamwe bemeza ko hari indi mpamvu yatumye babyanga. Niba abari bagize ubwo bwami bwa Incas barashyize ikimenyetso ku kintu bakagihisha, wenda bari bafite impamvu yabo ikomeye. Iby'urwo rugi kugeza uyu munsi biracyari amayobera yayobeye abantu benshi. Ku mwanya wa 14 turasanga ibyumba by'amayobera bigize imva y'umwami Tuta. Mu mwaka wa 1922 igihe Howard Carter yavumburaga imva y'umwami Tutankhamun, byasobanuwe nk'ikintu gikomeye kurusha ibindi byavumbuwe mu byerekeye amateka y'icyo kinyejana. Kandi kuki bitaba byo, imva yari yuzuyemo zahabu, ibintu bya kera n'ubutunzi bw'ibwami bukomeye. Ariko dore kitavugwaho rumwe, si byose byafunguwe. Kugeza n'uyu munsi wa none ibyumba bimwe na bimwe biracyafunze. Bamwe bemeza ko birimo ubutunzi bwinshi, inyandiko zihishwe, ndetse n'icyumba cyo gushyinguramo kitigeze kivumburwa, gishobora guhindura ibintu byose tuzi kuri Egiputa ya kera. Abantu benshi bagize uruhare mu gucukura imva zabo bapfuye mu buryo bw'amayobera. Bamwe bishwe n'indwara, abandi bagira impanuka zidasanzwe, kandi imyizerere y'umuvumo w'imyuka yatumye habaho gukekeranya mu gihe cy'ikinyejana cyose ko wabisha. Haba hari umuvumo, ubwirinzi bw'abakurambere cyangwa se umwuka gusa wo mu mva urimo udukoko twica. Ikintu kimwe kizwi gusa nuko nta muntu n'umwe watinyutse gufungura izo nzugi zindi zo muri iyo mva. Ku mwanya wa 13 turasanga urugi cyangwa se inzugi za Copper Scroll, ubuvumo bw'umuzingo w'umuringa. Twavuze byinshi ku mizingo yo ku nyanja ipfuye cyangwa se Dead Sea Scroll, iri mu bintu bya kera by'ingenzi kurusha ibindi byavumbuwe. Ariko muri byo harimo inyandiko itandukanye n'izindi, ntabwo yanditswe ku mpu z'inyamaswa, yanditswe ku cyuma. Umuzingo w'umuringa Copper Scroll mu by'ukuri ni ikarita y'ubutunzi iri ahantu 64 hahundagajwe izahabu ku bwinshi, ndetse n'ifeza yo mu isi ya kera. Gusa akabazo gato karimo, nta muntu n'umwe uzaho ubwo buvumo burimo ubwo butunzi buherereye. Ibice bimwe na bimwe byaracukuwe, ariko ntibagira icyo bageraho, mu gihe ibindi bice bigifunze kandi bitigeze bivumburwa na bugingo ubu. Bamwe mu bashakashatsi ndetse bavuga ko uyu muzingo w'umuringa atari ikarita nyayo, ahubwo ko ari inyandiko y'ikimenyetso igamije kurinda no gusigasira ubumenyi buhishwe. Noneho reka mbabaza ikibazo kimwe, twamenya gute niba atari ikarita y'ubutunzi ahubwo ikaba ari ikarita yo kuburira abantu? Kuko twabivuze mbere, hari ibintu bimwe na bimwe bigihishwe bitaramenyekana, kandi iki ni kimwe muri byo. Ku mwanya wa 12 turasanga urugi rwa The Forbidden, rwitwa The Forbidden Door of Mount Kyash. Urugi ruhujije rwa Mount Kyash. Umusozi wa Kyash ntabwo ari Everest cyangwa se Kilimanjaro, ufatwa nk'ahantu hera kandi hadasanzwe n'abahindu, ababuda, abajayini n'abanyatibeti, kandi byizerwa ko ari amarembo y'indi si, aho ngo bishoboka ko ari inzira ijya ku Mana. Hari imyizerere ivuga yuko hari urugi ruhishwa ahantu runaka kuri uyu musozi, urugi rushobora kugeza kuyerekwa, kudapfa, cyangwa ndetse no mu yindi si uramutse uruvumbuye. Ikibazo ni ikihe? Nta muntu n'umwe wigeze yurira umusozi wa Kyash. Ntabwo ari uko batagerageje, ahubwo nuko buri kugerageza kose kwagiye gutsindwa mu buryo bw'amayobera. Abawurira bavuga ko bahura n'ibihe bidasanzwe, kunanirwa kudasobanutse, n'ibintu biteye ubwoba babona, ibizwi nka bizarre hallucinations. Bamwe bavuga ko uyu musozi utagenewe kurirwa, kw'imbaraga zawo zihangana n'abantu batiteguye mu buryo bw'umwuka.
abandi bemeza ko urwo rugi ari urw'ukuri, ariko abafite imitima isukuye gusa nibo bashobora kurubona. Haba hari amayobera y'umwuka cyangwa ibanga rya kera nyaryo. Niba udashaka kugira ubuzima bumeze nk'inkuru ya Harry Potter, guma kure yarwo. Ku mwanya wa 11 turasanga ibiro by'ibanga bya Vatican, the Vault of Vatican. Buri muntu wese ufite ubwonko arabizi, inyandiko z'ibanga za Vatican zirimo inyandiko zimwe na zimwe zihishwe cyane mu mateka y'abantu, zimaze ibinyejana birenga 12. Ariko igice kimwe cy'izo nyandiko kirarinzwe mu buryo bukomeye, ku buryo bituma abakora amakekeranye cyangwa se conspiracy theorist bata umutwe bikabacanga. Ni ububiko bivugwa ko burimo inyandiko z'iyobokamana zazimiye, ibitabo byari bibujijwe, ndetse n'ibimenyetso by'imibanire n'imibereho y'ibiremwa bituruka hanze y'isi, ibyo bita extraterrestrial contact. Mu by'ukuri ibintu birimo nta muntu n'umwe ubizi neza. Bamwe bemeza ko harimo ibimenyetso by'iterambere rya kera ry'Abaroma, abandi bakibwira ko harimo inyandiko zishobora guhindura amateka y'Ubukristo mu buryo bwose. Ibi ni nabyo bituma Vatican yanga kubufungurira abantu bose, ndetse n'abayobozi b'idini yabo bo mu rwego rwo hejuru bafite uburyo buke bwo kuhagera, kandi umuntu wese winjiramo agomba kuba afite uruhushya rwavuye kuri papa. Niba ibi bihuha ari ukuri, Vatican ishobora kuba ibitse ubumenyi bufite imbaraga nyinshi zishobora kunyeganyiza amateka y'isi ubwayo. Ku mwanya wa 10 turasanga icyumba kibitswemo ikimenyetso cya Chenshur. Niba hari ikintu amateka yatwigishije, nuko abami bakoraga amafuti menshi, kandi nta muntu n'umwe wabyumvaga neza kurusha umwami wa mbere w'Ubushinwa uwo bita Qin Shi Huang. Uyu mugabo yari yarasaze ahari kuko yashakaga gutegeka yewe na nyuma yo gupfa kwe. Aho kugira ngo akore imva isanzwe nk'izindi, yubatse ubwami bwose mu isi y'ubutaka, burindwa n'abarinzi 8,000 bakozwe mu ibumba, abo bita clay warriors, amagare 130, amafarashi 500, n'ingabo ziyarwanira 150. Ariko daraho ibintu bitangarije, ibi byose byashyizwe hafi y'icyumba gishyizweho ikimenyetso, urugi rutagize umuntu n'umwe wigeze urufungura. Ibi ni ukubera iki? Bivuga ko muri icyo cyumba ariho hari imva nyayo ya Qin Shi Huang, kandi ntiyashaka ko hagira uwinjiramo n'umwe. Inyandiko za kera zivuga ko yashyize imitego muri ako gace kose, akuzuza imitego crossbows iteguriwe kurasa abantu binjira, ndetse n'uburozi bwa mercury kugira ngo bukumira abajura n'abashakashatsi. Kandi dore ikintu giteye ubwoba kurushaho, amahanga basuzumye ubutaka kandi koko bwuzuyemo buriya burozi bwa mercury. Ubushinwa bwanze icukurwa ry'icyo cyumba, buvuga ko budafite ikoranabuhanga ryo kugifungura mu buryo butekanye, kandi wenda ntibanashakaga gukangura ikintu cyose gihambye muri icyo cyumba. Wowe ubitekerezaho iki? Tubwire muri comment. Ku mwanya wa 9 hari icyo bita the mysterious spiral staircase, urugi rw'amayobera rw'amadarage ruzengurutse. Niba hari urugi buri muntu wese ashaka gufungura, ni rwa rugi rufunze ruri inyuma y'amadarage azengurutse mu rusengero rwa Loreto i Santa Fe muri New Mexico. Urusengero bwarwo rwamaze kuba icyamamare, ariko ingazi zarwo z'ibiti zimanitse nizo zatumye ruba hamwe mu hantu harimo amayobera menshi muri Amerika. Zubatswe mu mpera z'imyaka y'1800. Izo ngazi nta mbago zifatiraho zifite, nta nkingi zigaragara zizifashe, kandi ntizigendera ku mategeko y'imyubakire asanzwe tubona. Icyerekeranye n'ibyo giteye ubwoba kurushaho, nta muntu n'umwe uwazubatse. Uwazubatse yarazimiye, nta kimenyetso asize, ndetse ataranahabwa amafaranga ye. Kandi kugeza n'uyu munsi izo ngazi ziracyari amayobera mu bwubatsi butarasobanuka. Ubu ku byerekeye urugi rufunze ruri inyuma yazo, bamwe bemeza ko ruhisha inyandiko zerekana uko izo ngazi zubatswe, mu gihe abandi bavuga ko rurimo ibimenyetso by'ukuboko kw'Imana. Urusengero rwanze kurufungura, kandi wenda byari kuba byiza kurushaho. Ku mwanya wa 8 turasanga aho bita the vanishing door of room 873, urugi ruzimira rwo mu cyumba cya 873. Hoteli ya Banff Springs ni imwe mu hantu heza cyane muri Canada, gusa ni na hantu bivugwa ko hagira ibizimu cyangwa ghost nyinshi, ariko ibyo bitega bijya biza bikongera bikagenda. Urugi rero rw'umuryango ugize iyo nzu rwarazimiye burundu. Icyumba cya 873 kiri mu igorofa rya 8, ntikikiriho, atari uko kitigeze kibaho, ahubwo nuko cyashyizweho ikimenyetso kigafungwa burundu. Inkuru ivuga ko mu mwaka wa 1928 umuryango umwe winjiye muri icyo cyumba, ariko ntiwigeze usohokamo. Umugabo yishe umugore we n'umukobwa be, maze nawe ahita yiyahura. Nyuma y'ibyo buri muntu wese wahageze yavugaga ibintu biteye ubwoba, ibiganza birimo amaraso bigaragara ku birahuri, urusaku rw'umukobwa muto, n'ibicucu biteye ubwoba bigendagenda nijoro. Abakozi ba hoteli bagerageje koza no gusiga amarangi bushya, yewe ntibasibye no kwambaza Imana, ibyo bita exorcism, ariko ntacyo byatanze. Umuti rero wabaye uwuhe? Bashyize ikimenyetso ku rugi maze baruhomesha amatafari, ariko n'ubu iyo ukomanza aho icyumba cya 873 cyari kiri, wumva ijwi ryisubiramo nkaho harimo ubusa. Ku mwanya wa 7 hari icyo bita the sealed door of Tower of London, urugi rw'umunara w'i Londres, Tower of London. Umunara w'i Londres ntabwo ari hamwe mu hantu bivuga ko hagira ibizimu byinshi gusa mu isi, ahubwo ni urwibutso rw'imibabaro y'abantu benshi.
hanze y'inzugi zawo nyinshi zifunze hari inkuru ziteye ubwoba zicwa rubozo, gufungwa, akababaro n'urupfu. Zimwe muri izi nzugi ntizigeze zigenerwa gufungurwa nanone, ndetse n'abanyamateka bagenzuye ibyumba bifunze maze banzura ko zimwe mu nzugi zigomba kuguma zifunze by'iteka. Kimwe mu bice bizwi cyane bifunze ni ibyumba by'imbere byari gereza, aho Anne Boleyn, Sir Thomas More n'abandi bantu b'abanyamateka bafungiwe mbere yo kwicwa. Abarinzi bavuze ko bumva amagambo make, bakumva ubukonje budasanzwe, ndetse bakabona n'ibicucu by'abantu hafi y'izo nzugi zifunze. Ariko amayobera ateye ubwoba kurusha andi ni ibyumba bihishwe munsi y'uwo munara. Nta muntu n'umwe uzi neza uko iyo nzira yo munsi y'ubutaka ireshya cyangwa icyaba kiri inyuma y'izo nzugi zifunze. Abantu benshi bemeza ko izo nzugi zifunze zirimo amagufwa y'ifungwa zibagiranye kuva kera cyane. Mbese watera intambwe ukinjiramo ari wowe? Tubwire muri comment. Ku mwanya wa 6 turasanga aho bita The Secretive Charlottesville Bunker, icyumba kibanga cya Charlottesville. Mbese wigeze wibaza aho abantu bafite imbaraga nyinshi mu isi bashobora kwihisha ibintu biramutse bikomeye? Oya, aho utekereje siho, ntabwo ari mu bwato bwiza cyane cyangwa ku birwa bya kure cyangwa se mu ndege. Tekereza munsi y'ubutaka, inyuma y'inzugi z'ibyuma zifite zihishe kandi ndende. Mu mujyi wa Charlottesville muri Virginia hari ubuvumo bw'ibanga bufunze cyane ku buryo ndetse n'abashakanye nabo batemerewe kwinjiramo. Kuva mwaka wa 2007 ikigo cyavuguruwe hakoreshejwe miliyoni 61 z'amadolari, bituma kiba ikigo gikomeye kuruta kuba gishobora gutanga ubwihisho mu gihe cy'akaga. Harimo ibigo by'ubuvuzi, ibiribwa byashobora kumara amezi menshi, ndetse n'icyumba cya studio ya televiziyo irimo ibikoresho byose ku buryo yanasimbura iyo igihugu itari gukora mu buryo bwa live. Kandi ntitugomba kwibagirwa inyandiko zihishwe zibitse neza ku buryo wenda mu gihe White House yaba itagishobora guturwamo bwakwifashishwa. Ikintu gitangaje, ubuvumo nk'ubu ntibukunze kuboneka no gukoreshwa. N'uburi munsi ya White House bwakoreshejwe inshuro imwe gusa ku itariki ya 11 Nzeri. None igiteye impungenge ni iki? Wakwibaza uti ni iki mu by'ukuri bari gutegurira ubu buvumo? Reka twigire ku mwanya wa 5 aho dusanga irembo ry'amayobera ryiswe iry'Imana, Mysterious Gate of the God. Tekereza ibi, urimo kugenda mu misozi ya Peru, umuyaga ugenda utuma hatumuka ivumbi ryinshi. Ugukomeza ukabona urugi runini rw'ibuye rwubatswe mu rubavu rw'umusozi rusa n'umuryango w'ubwinjiriro, ariko mu by'ukuri ntaho rufite nibura ahantu umuntu yahagarara ngo arukingure. Abantu bagira bati iri ni irembo ry'Imana, rukozwe n'urubura rwa metero 7 z'uburebure hafi y'ikiyaga cya Tiyaka. Abantu bibwira ko ari inzira ya kera nkuko amateka yaho bivuga. Abantu batoranyijwe gusa, ingabo, abatambyi cyangwa wenda umuntu ufite urufunguzo rw'izahabu rukwiye nibo bashobora kunyuramo bakajya gusanga Imana ubwayo. Hari inkuru imwe ivuga ku mutambyi umwe wo mu bwami bwa Incas twigeze kubabwira, wahungaga abakoloni b'Abespanyol. Yari afashe uruziga rwa zahabu, bivuga ko ari rwo rufunguzo. Yageze kuri iryo rembo aho abapfumu bari bamutegereje, bakoze umuhango udasanzwe. Buhoro buhoro urumuri rw'ubururu rwuzuye aho hantu, maze aragenda arinjira, ntiyigera yongera kuboneka ukundi. Mbese ni inkuru gusa cyangwa wenda iryo rembo riracyategereje umuntu ushobora gufungura ibanga ryayo? Reka tunyarukire ku mwanya wa 4 aho tubona ububiko bw'imbuto bwa Silverberg Global Seed Vault. Reka tube abanyakuri, abantu baramutse bakoze amakosa akomeye agashobora kurimbura ibiribwa byacu byose mu isi. Kimwe mu bisubizo nuko tuzakenera gahunda y'ububiko iteye imbere cyane. Injira mu bubiko bw'imbuto bw'Silverberg, firigo yo muri Arctic ifite uburinzi bukomeye cyane, irimo imbuto z'amoko hafi ya yose y'ibihingwa bizwi n'abantu mu isi. Iherereye ku kirwa cya kure hagati ya Norvege na Pole y'Amajyaruguru. Iki kigo cyubatswe kugira ngo gihangane n'ikintu cyose, intambara ya kirimbuzi, ibiza ndetse no kuzamuka kw'amazi y'inyanja, bitandukanye n'ubundi bubiko busanzwe bushingiye ku mbaraga z'amashanyarazi. Ubu bushingiye ku bukonje busanzwe bw'ubutaka. Ibi bivuze ngo ndetse n'iterambere ryasenyuka, imbuto ziguma zikonje kandi ari nzima. Hamwe n'ubushobozi bwo kubika amoko y'imbuto miliyoni 4,500 n'impeke zigera kuri miliyari 1. Ubu bubiko ni ubwishingizi bukomeye ku bahinzi bose bo mu isi. Isi iramutse isenyutse twaba dusigaranye amahirwe yo kongera kurya inyanya. Ku mwanya wa 3, The Forbidden Vault of Padmanab, icyumba kibujijwe cy'urusengero rwa Padmanab Wami. Ngaho rero bashakashatsi b'ubutunzi, iki cyumba ni icyanyu. Mu mwaka wa 2011 abayobozi b'urusengero rwa Padmanab Wami mu Buhinde bafunguye ibyumba 5 by'ibanga byo munsi y'ubutaka, maze bavumbura ubutunzi bufite agaciro ka miliyari 22 z'amadolari. Zahabu, amabuye y'agaciro n'ibintu bya kera cyane. Yego byumvise neza, ni miliyari 22 z'amadolari. Ariko hari icyumba cya 6 kandi nta muntu n'umwe wemerewe kugifungura. Bitandukanye n'ibindi byumba, icyumba B kiradadiye kandi nta nzugi cyangwa umukono wo gufataho gifite, nkuko abatambyi b'urusengero babivuga. Hari impamvu yabyo ishingiye ku muvumo wa kera. Mu mwaka wa 1930 bamwe mu bashakashatsi bagerageje kugifungura ku ngufu,
kandi ryari ikosa rikomeye. Inzoka nini yitwa Cobra bivugwa ko yasohotse mu rugi itera ubwoba abantu bashakaga kwinjiramo maze barahunga. Kuva icyo gihe abaturage baho bemeza ko icyo cyumba kirinzwe n'imbaraga z'Imana kandi ko kugifungura bishobora kuzanira isi akaga kadasanzwe. Inzira yonyine yo kugifungura kugira ngo gifunguke bisaba kuba uzi imitongero ya kera yitwa Garuda Mantra. Inkiko zo mu Buhinde zashyizeho itegeko ribuzanya burundu kugerageza kwinjira muri uwo mwobo nuko ufungwa burundu. Ku mwanya wa kabiri turahasanga aho bita The Secret Chamber Beneath Great Sphinx of Giza, icyumba kibanga kiri munsi ya Sphinx ya Giza. Sphinx nini ya Giza imaze kuba kimwe mu mayobera akomeye mu isi. Ikibumbano gifite imyaka irenga 2500, gifite umubiri nk'uw'intare n'amaso nk'ay'umufarawo. Ariko ikintu giteye ubwoba kurushaho nuko ishobora kuba ihishe icyumba cya kera munsi y'ibiganza byayo. Mu myaka y'1990 abashakashatsi bakoresheje imashini iyo bita seismography bavumbuye ibyumba bibiri binini bimeze nk'urukiramende byubatse munsi ya Sphinx kuri metero 7.5. Kugeza ubu niki kirimo nta muntu n'umwe ubizi, kuko guverinoma ya Egiputa cyangwa se ya Egypt yahagaritse burundu amagerageza yose yo gukora iperereza. Intekerezo zivuga kumva zihishwe inyandiko za kera za Egiputa kugeza ku cyumba cyitwa Hall of Records, isomero rya kera bivugwa ko riri mu bumenyi buturuka ya Atlantis. Ibi byose nibyo bikekwa ko byaba biri muri ubuvumo buri muri iki kibumbano cya Sphinx ya Giza. Nibyo kuko Atlantis kandi dore igice gituma abantu bakora amakekeranye bata umutwe. Bamwe bemeza ko guverinoma yamaze kumenya ikirimo ariko ikaba yanga gutangaza amakuru nyayo. Impamvu imaze gutangwa niyi: kubungabunga urwibutso, kuko gusiga amayobera akomeye ahambye munsi y'ahantu hazwi cyane mu mateka ni ibintu bisanzwe rwose. Reka twigire ku mwanya wa mbere aho bita The Sealed Rooms of Taj Mahal, ibyumba bifunze bya Taj Mahal. Taj Mahal ni kimwe mu bimenyetso by'amateka bizwi cyane mu isi, cyubatswe nk'ikimenyetso cy'urukundo rw'umwami Shah Jahan. Ariko dore icyo abantu batabwirwa: hariho ibyumba birenga 20 bifunze munsi ya Taj Mahal kandi nta muntu n'umwe wemerewe kwinjiramo. Impamvu nyayo nuko ibyo byumba byafunzwe kugira ngo hirindwe kwangirika kw'inyubako, ariko mu by'ukuri nta muntu n'umwe ubyemera. Abakora ubushakashatsi bemeza ko ibyo byumba birimo ibimenyetso byerekana ko Taj Mahal mu ntangiriro yari urusengero rw'Abahindu kandi ko amahanga yerekeranye n'amateka y'Ubuhinde arahiswemo. Hanyuma hariho n'ibisobanuro bya gihanga bisekeje. Kimwe mu byumba bifunze cyakozwe mu binyabutabire bya oxide de calcium gusa, bityo rero kugerwamo n'umwuka mwinshi wa dioxide de carbone bishobora gutuma ibyo binyabutabire byihuza ibigize inyubako bikangirika bikabyara calcium carbonate cyangwa se carbonate de calcium. Reka tubyumveho neza gato. Abantu benshi baramutse bahumekeye muri iki cyumba, inyubako yose ishobora gutangira gusenyuka. Ahari wenda uru ni urugi rufunze mu by'ukuri badashaka ko rufungurwa. Iki kiganiro reka ngisoreza ahangaha. Niba wishimiye video kanda like, ukore na subscribe kandi buhe gusangiza inshuti n'abavandimwe ibiganiro byacu niba wabikunze. Murakoze kudutega amatwi kandi tuzabonana muri video y'ubutaha. Ngende mugira bangati nk'ibisanzwe. Aha hakaba ku Nkomoko Official. Ibiganiro nk'ibi bidasanzwe kandi bicukumbuye nta handi wabisanga uretse ahangaha. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.